kandi ubwo ngubwo Kagame nabonye hariya abitakana ejo azaza ababwira ati kubera iki mwaranduye ibishyimbo bigiye kwera iyo mureka bikabanza bikera, mwongere kandi mugende muteze. niba tubwira ngo ibitaka ntabwo bikwiye kwinjira muri kaburimbo, ntabwo ari ukugenda ngo duhite tuvuga ngo uriya muntu wahinze ibishyimbo bimaze kuba uruyange ngo turabiranduye. Murandura imyaka mutere pasiparume, yego mwidishye. Hatari hashira n'iminota ibiri umujyi wa Kigali wose ahari hahinze ibishyimbo bigiye kwera. Ko ibishyimbo bigiye kwera byari bisigaje ukwezi ngo byere mwidishye, murandure mwidishye, yego mwidishye. Ko abaturage bashonje ariko bakaba bifuzaga kubanza gusarura mwidishye, murandure mwidishye, yego mwidishye. Nimutarandura murambona mwidishye, yego mwidishye. Umwami w'abidishye neza, uyu mugani urasohoye. Niba ariko nabivuga niko se perezida wa repubulika ko pasiparumu ziterera umunsi umwe, ko ziterera icyumweru, ko zidafata icyumweru. Niba hari n'ahantu bagombaga kurwanya isuri ntabwo byategereza ukwezi. Iyo ntabire nuyiranduramo ibyo ngibyo ejo mu gitondo irabibaye byone. Ibishyimbo byatewe mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 cyangwa mu kwa mbere, ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatatu, mu mpera z'ukwa gatatu, mu kwa kane bizasarurwa. Bizasarurwa ari igitonore cyangwa se bizarindira byume. Twangije ibintu bibiri: ubukungu bw'igihugu, twangije isuku twashakaga, twangije n'ibiti. Ariko kuko tutigeze tubiganiraho, icyo gusa kikagenda kigahita kibyangiza. Ikindi kandi icyo gihugu mwagaragaje neza cyane yuko nta mpungenge gifite, nta buyobozi, nta structure. Kubera yuko igihugu kigira structure ntabwo cyari gutegereza mwidishyi ngo azavuge ngo murandure, ngo murandure. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora gufata icyemezo, nta muntu ushobora gutekerereza akagari, umurenge, umudugudu, njyanama, umujyi wa Kigali. Nta muvugizi wa leta, ni abavugizi ba Kagame, vuvuzera. Dutegereje ko nyakubahwa chairman ubwe azabitubwira, noneho twangiza tukaza tukajya kubikora nabi. Murabizi iyo duhaye umurongo tugenderaho yuko tutajya tunabubahiriza. Hari ibyo tubwira twarageze twe tukagenda tukamanuka nk'amarobo adatekereza, tumeze nk'abantu batareba. Nta scenario nimwe, nta kintu na kimwe twateguye, nta bintu byo kuvuga ngo dutegure byibura. Ubundi iyo ujya gukora ikintu, ujya gushyira ikintu mu bikorwa, urubanza ukagikorera experience. Icyo nshaka kuvuga, niduhabwa umukoro tujye tubanza twicare natwe ubwacu tuwibazeho, tuwukoreho. Ndongere ngaruke kuri Claudine, Emma Claudine, nzakugarukaho kubera yuko archive zimaze kuba nyinshi. Hari igihe munarenganya Kagame ngo Kagame ubitera, ngo ni Kagame ubitera. Umva, nta muntu aba yaziritse mu kagozi ngo aze ngo abahe iyo myanya. Mpora mbabwira ngo mwigire ku mateka. Emma Claudine, niba utarabonye, nzakugarukaho, niba utarabonye ibyabaye kuri bagenzi bawe ntuzavuge ngo, niba utarabonye mu mateka ibyabaye ku bategetsi babanje, ingoma zabanjije, ruriya abandi tutakwibagiwe. Nimuzavuge, muzagerekaho n'impozamarira ko twababuriye mukanga kumva. Emma Claudine, umaze gutera wa mugani, umaze gutera pasiparumu nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru, nyamara ntuzi ibyo, ntuzi na mukuru arinda ubanza atari yagera n'ahagera, utangiye kumurindagira inyuma. Ariko abantu nkamwe baturuka hehe? Umudamu, nzakugarukaho, umbabarire ntabwo ari we nashaka kuvugaho uyu munsi, ariko banyarwandakazi, icyo nababwira, iriya ngoma ni y'abidishyi neza isohoje umugani. Iki cyumweru numiwe nifata ku munwa. Ubu murabona ibintu muri gukora mu gihugu cy'u Rwanda atari ubukunguzi banyarwanda.
benshi bajya bibaza uko u Rwanda ruteye. Mu Rwanda nicyo gihugu cyonyine buri muturage wese ari umuyobozi. Tumanuka tujya mu isibo murebe, sibyo? Mu isibo hariya hasi, uko tugenda tuzamuka, udafite inshingano mu isibo azifite ahantu akorera. Bivuze rero uru ni u Rwanda rw'abakozi, ni u Rwanda rw'abayobozi. Twitwara dute rero? ese ubundi reka mbabwire, ubu Kagame yongera kubagaruka wa mugani nyuma y'imyaka 5 muzakoraho uko yaje? Ese mwavuyeho akitegekera wenyine akaba umwami nyine mukazajya mumuheka, ahubwo mugakora akazi ko kumuheka mukamuherekeza? Ni nyumba kumi, ni daso, ni umutekano, ni njyanama, ni gitifu, ni meya, ni umuvugizi, ni minisitiri w'ibikorwa remezo, ni byose muri kimwe. Igihugu yakizengurukijeho, namwe ntimubibona? Arangije araza arabitakana, ntimubibona? Ese ntago wa mugani mwasuhuka? Buriya ntago mwasuhuka. Ese muzi ko kwica umuntu ari ukumwica ukamutema ukamurasa ukamugira? Kwica umuntu ahagaze, kwica umuntu ukamureka agahinga umureba, ukamureka kubaka mureba, ukamureka agakora ibikorwa ukamureba, warangiza ugasenya, warangiza ukarandura. Nta bintu byo kwica umuntu ahagaze no kumwica kabiri. Amafaranga hahombeye, mu mutwe harangiritse, ibyo yari amizero yeje ashobora no gusara akirukanka. Dore nicyo gihugu Kagame ashaka, niwo mutekano ashaka, niyo suka ashaka. Nyamara abaturage bari kuvuga ngo isuku ni mu nda, ubupfura ni mu nda, ubukire ni mu nda. Ntago wakora utariye, ntago watekereza utariye, nta na kintu na kimwe wakora mu mutekano w'igifu, nta kintu kirimo. Ibyo byo mubyibagirwa. Ariko ibyo Kagame arimo arabizi, ariko mwebwe muri kumurindagira inyuma, ibyo murimo ntabyo muzi.